Njye buri ntabwo njya bari cyumweru narari. Kira uburemere bwa filime. Kurira amarira. Ndeba filime nkarira. turakwemera Wamamazibira hakurya umuntu ahita turakwemera wumve ngo hano Shyorongi uri number 1. Amazina twamumenyeho ni Rocky, Kirabiranya cyangwa se Kimomo cyangwa se Kibaruma n'andi menshi, ariko amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi yitwa Uwizeyimana Marco. Rocky abantu bose bamuzi bahita bumva amafaranga. Uyu ni umusore ukunda amafaranga ku rwego rutangaje. Ushaka kwibaza impamvu Rocky uyu munsi atagikora agasobanuye twamumenyeho kamugeze mu kirere munsi tubona, akaba yibanze ku bintu bya cano ndetse n'amadokumenteri. Bisobanuye ngo naho hari amafaranga menshi. Rocky inshuti ze n'abandi benshi bamuba hafi bamuzi bamuziho kuba akunda amafaranga. Ushaka kwibaza ngo uyu munsi atagikora agasobanuye kandi ari nako kamugeza Rocky uyu munsi twamenye twanakunze, akaba yibanze ku bintu by'amadokumenteri na cano YouTube. Ubwo nuko nahakora amafaranga menshi. Uzi amafaranga Rocky uyu munsi yabafata? Niba utarayamenya rero kana subscribe usobanukirwe byinshi muri iki kiganiro cyacu. Uwizeyimana Marco ni umusore w'imyaka 33 wabonye izuba ku itariki ya 24 z'ukwa munani mu 1991. Avukira mu Rwanda, Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gasabo. Rocky afite ababyeyi babiri, papa we bamwita Nzamurambaho Gerard naho mama we bamwita Batamuriza Immaculée. Afite umuvandimwe twamenye cyane nawe mu bintu by'agasobanuye bamwita Savimbi, ni n'umunyamakuru asobanura filime. Uyu musore rero witwa Uwizeyimana Marco cyangwa Rocky twamukunze cyane, tunamumenya bwa mbere mu gasobanuye. Yivugira ko ubwe yakuye ide cyangwa inspiration umusobanuzi wakunze natwe turi benshi yakwigendera Yanga. Mvuze ko ari umulegend cyangwa umwami w'agasobanuye ntabwo nanibeshya. Niwe wazanye agasobanuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ahereza ide abasobanuzi benshi uyu munsi dufite benshi nari burondore tuzi. Ari naho Rocky avuga ko yakuye inspiration. Mu busanzwe Rocky ntabwo yigeze yiga ibintu byo gusobanura cyangwa indimi, ari kaminuza ndetse no mu mashuri yisumbuye. Atangira gukora akazi ke ka mbere yakoze muri Sako, ahembwa amafaranga nyine y'abanyabiro, yicara mu biro akora akazi ko mu biro nk'ibisanzwe. Biza kurangira abaye umusobanuzi uyu munsi tubona. Ushaka kwibaza ahantu ide yavuyeho kuba yava mu kazi kamuhemba amafaranga menshi nako ngako muri Sako, muri banki, akicara kuri mikoro agasobanura filime. Rocky rero yakuze akunda filimi nk'uko nawe uyikunda nk'abandi bose nk'uko bayikunda. Nibwo yaje kwicara aribwira ati nta kuntu ngiye naza kuba sobanura. Agenda gufatisha filime zisobanuye ngafata n'izidasobanuye ziraho nkabireba. Naza n'izisobanuye, hari abasobanuzi wenda nka babiri nabonaga babyumva neza. Uyambajije impamvu nagiye mu gasobanuye. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzakora filime zisobanuye cyangwa ikindi kintu. Zancirana nkareba n'abandi basobanuye filime ntarinze, ngasanga babeshya abantu kandi abantu bakambwira ngo babona amafaranga. Ubwo igitekerezo cyatangiye kuza, urumva utangira kuruhuka kuki umuntu ari kumbeshya mu bintu nkunda, kuki ari kumbeshya katari ibyo bavuze. Kandi abo bantu bakambwira ngo babona amafaranga. Mpita mvuga nti ubwo natangiye gutekereza ese ko nanjye nje mbivuga nk'uko biri sibanyishyura. Sinabona amafaranga nkajya no muri ba bantu babandi nanjye nemera babivuga nk'uko nabishakaga cyangwa se uko biri. Nuko natangiye gutinyuka akora ntangira kugafatanya no gusobanura. Atangira kariyeri ye yahuye n'abasicantege benshi bamusubiza inyuma mu bwako ibyo agiye gukora bitazatwika bitazarya, ariko we yarakomeje nyine ashyira aravuga ati ko ndi gukora ibintu nkunze reka ngerageze byibuze umunsi umwe nanjye nzagafata. Nabonye mbishoboye nakocinga umugabo umusobanuzi mu gihe umuntu akuze wenda sindi umugarukeho. Intege ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye bita Savimbi, dushirije ibyatanga TV none abayama tugiye kubakuramo barabeshya. Namwe n'abandi tugiye kubakuramo iki n'iki. Ibi bintu turabisigaramo tutarenze babiri. Mbivamo iki n'iki. Hashize igenza kujya kureba umutipe w'inshuti yanjye ufite sine. Ukikuraho kana ariko nabari bose baza kubikunyunganira. Uwo mugabo ni n'umuhitinzi baramukunda mu gasobanuro. Ikintu wamenya kuri Rocky, umuntu wamuzamuye kugira ngo ubone Rocky uyu munsi ubona ufana ukunda umwita Yakuza. Sinzi ko nagiye kureba umutipe wanjye ufite sare basanga umuntu bita Yakuza usobanura filime.
turaganira bati yakubuza uwo mutipe tuvuga ati umutipe yigeze gushaka gusoma filime kera bivamo n'iki ngo nsigaye nkora muri office nambara udukote ari umupeti yakoresha twa dusuti uri umumeni wuzuye uri umumeni bwa busuti n'iki ugenda na kashe umutipe tukuza yana big up kabisa ahita ambwira ati mani ufite ijwi ryabasha kuvuga ni cyane nta ribi ibyo uvuga wabishobora ubyumva ndavuga ati ngiye mba numva byo uzaze ngutize studio wihu ukiri ko umutipe ngiye kwihuta nyine kugira ndamwinjirira mu rugo iwe ni umuntu none waguhagara imbere amubita studio urumva ibyuma byari bihenze icyo gihe hakoraga DVD recorder mu Rwanda ntabwo yabaga yagurwaga i Uganda. Yakuza rero yahaye ubufasha bwose bwari bukenewe Rocky kugira tubonere uko uyu munsi wa none twakunze kumva filimi ze ndatinya no kuvuga ko ari umwami wagasobanuye y'iki kinyejana. Yaje gukomeza ahabwa support na Yakuza arazamuka biguye gake gake biza kurangira abaye mu star musitone. Ikindi wamenya kuri Rocky filimi ye ya mbere yasohoye yarebwe n'umubare w'abantu batari bake bayita Salim. Ni filimi y'amasizoni y'amaepisode yakoze niyo filimi ya mbere yahereye. Abantu ntabwo bakunze icyo gihe bakunze muri iyo filimi nari ndi gukora iyo seri. iyo filime yitwa Salim ni season y'abantu mu gihe muri Amerika kera. Noneho ntibakunda njye ntibakunda ijwi ryanjye bakunda ko ndi kuvuga inkuru ya filime nk'uko iri ndayihagarika igeze hagati boss aramubwira ati cya cyana kiri ko kitari gukora ati yabonye utari kumwishyura twagwaye z'ubuntu ngo ugerageze abantu aba DJ baza kurangura batinye muri iriya filime abakiriya bari kuyidusaba nubwo kiriya cyana kidafite ijwi rya fresh nta confidence kiratwika ariko iriya filime abantu yabateye amatsiko kibwire kirangiza utangiye kumumagara gutyo rero ndavuga ati garanyeneye nakwishyura ariko ujya icyo gihe utatangira kuyishyura utangiye kumumagara rero mbonye ko abantu bayikeneye ubwo nanjye mbona nashyize agashara gato nyine nababwira mu kumirwa yaragaye mirongo ine kuko Rocky tuba tumumenye arakomeza akora n'izindi filimi nyinshi nasubiramo kugeza ku rwego uyu munsi ariho. Uramutse ukoze igenzura cyangwa nka statistique muri buri murenge wese uri mu Rwanda ukagenda ubaza buri muturage ati waba uzi izina Rocky ntikanashidikanya ko wasangamo kimwe cya kabiri cy'abatuye u Rwanda bazi izina Rocky. Ngo tuvuze mu Rwanda ntabwo tuvuze hanze yarwo bari hanze y'igihugu. Uyu musitari rero ikindi wamumenyeho ni uko atari umusobanuzi gusa wa film ni n'umukompoza w'indirimbo mu yandi magambo yandika indirimbo akanumwifluensa mwiza dufite uyu munsi mu Rwanda yinspiringa benshi cyane nk'imvuga yagiye azana kuri ino mihanda. Buri rubyiruko rwose ruri kubyiruka muri ino minsi muri kino kinyejana slang rukoresha cyangwa se indimi rukoresha inyinshi ziba zarazanywe na Rocky. Ntabwo nazirondora kuko twese turazizi harimo nko gutwika icara wige n'izindi nyinshi zitandukanye. Usubiyeho gato mu myaka 15 cyangwa nko mu 2007 ukabwira umuntu wo mu 2007 uti ngwino hano tuhatwike usibye ko ahita ahamagara inzego zishinzwe umutekano hari umuntu ugiye gutwika ahantu runaka ntaramenya nta kindi yagufasha. Gusa uyu munsi webwiye umuntu ahita amenya icyo ushatse kumubwira. Bivuze iki yinspirinze benshi cyane cyane mu madocumentary arimo gukora uyu munsi kuri channel ye ikurikirwa n'abantu batari bake. Gusa nanone akunda gukora ibintu byo akoze abishyizeho umutima we wose ananabikunze. Yatangiye bigoye nk'uko nabivuze atangiye asobanura filimi yikinira atabikomeje yumva ari ibintu bisanzwe gusa bikunze biza kurangira yamugize umugabo uyu munsi dukunda kandi tuzi. Ejo bundi aherutse kwakira award yahawe na YouTube urumva afite achievement ikomeye yagezeho. Ikindi wamumenyaho ni uko afite team cyangwa Rocky Entertainment afite managing abahanzi benshi bagiye batandukanye. Hari ariyo yavuyemo umuhanzi tuzi nka Papa Cyangwe yarakitwa King Lewis nkeka ko atazwi n'abantu benshi mu gihugu ariko yitwa Papa Cyangwe twamumenye tutari bake tunamukunda cyane. Muri Rocky Entertainment harimo abantu benshi abakameramani nka Kadafi Pro harimo n'abandi bahanzi nka Shani Praise Mr Kagame n'abandi benshi tugenda dukunda dukurikirana. Afite Dipo na team management nini ikomeye. Rocky rero nk'umuntu ufite umuryango mugari gutyo watangiye wumva bigoye bitangaje promoting na Yakuza n'agafungo ka Danger ashyikaho wasobanura filime akabona 600 ku kwezi byagusigira inspiration mu mutima wawe no mu mutwe wawe kuko byo kuba wumva wakora cyane kandi ikintu wakunze ukakigumaho. Ntushobore no kuvuga ngo wese ngo niba ndi gukora ibingibi binyinjiriza aya mafaranga ngo biriya nkunze bikaba binyinjiriza make gute ngo kagume kuri yo. Buri cyo wakunze ugiye umutima
naho kuri nakure cyane kitakuvana nanakure cyane kitakugeza. Niba wakunze ikiganiro cyacu cyangwa ikiganiro cyacu kandi subscribe. Reka mvuge kuri kano kantu gato, hari ukuntu tubasaba ngo mukore subscribe mukumva nyine ibintu bisanzwe, nyamara icyo gikorwa nta nubwo cyatwara amasegonda 2, bishobora guhindura amateka y'umuntu agashyika kure kandi wowe nta kintu byaguhombejeho. So bikore uri gufasha. Cyangwa wabanaga nawe ni Devs Official, mbashimiye mbikuye ku mutima.